Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Handa ugarutse. Uyu munsi mbazaniye uko wakora KYC ya mbere n'iya kabiri muri Atosh Mining. Murabizi muri Atosh Mining tugiramo KYC ya mbere n'iya kabiri. Zose rero ngiye kukwereka uburyo wazipasinga, ndabigufashamo neza. KYC ya kabiri murabizi saba coin 200. Izo Atos 200 izo ngizo unyandikire kuri WhatsApp ndaziguhereza ngufashe no kuyisoza neza. Twagiye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ibuka gukanda subscribe, ukande like, ino video unayisharinga ku muntu wawe utaratangira mining ya Atos, kandi Atos mu kwa gatandatu, hagati yo mu kwa kane no mu kwa gatandatu umwaka utaha izajya ku isoko. Twagiye sasa. Kugiye gukora KYC akankwereka uri bukande. Mwibutsa ko utarayitangira, ndasiga muri comment link ikujyana kuri video y'uburyo bafungura mu account. Kugira ngo ukore KYC sasa urakanda kuri turiya turongo 3 two hejuru, niho hantu hambere uca ukakande. Urabona hano handitse ngo KYC status hari ahambere, murahabona KYC status, murahabona hano hambere hariya nito wakanda. Urabona ko hari KYC level 1 na level 2. Level 1 ni ugushyiramo ifoto no gukora security sako nyine. Ego. Iya kabiri ni ugushyiramo imyirondoro yawe isanzwe, ifoto iranga muntu gutyo cya passport. Muri KYC level 1 sasa harimo gushyiramo ifoto ikoranga no gushyiramo abantu bo muri security sako. Ya kabiri ni ID verification. Reka twishyireho sasa duhere kuri KYC ya mbere. KYC ya mbere gushyiramo ifoto ikuranga, ko ibyo duheraho. Bahita bakuzana muri telefone yawe, uze uhitemo ifoto ikuranga. Nyamuneka ugomba gushyiramo ifoto yawe igaragaza isura yawe, kugira ngo iyo bagiye kuverifya KYC ya kabiri bagendera ku ifoto washyizeho bakareba ko isa n'iri kwiranga muntu ni ya selfie wifata, bakareba ko bisa. Niyo mpamvu ugomba gukoresha ifoto ya nyayo. Nurangiza uhita uyihitamo gutyo, tegereze gatoya. Urabona ko handitse ngo passed. Ifoto twamaze kuyishyiramo. Yego, ugomba gushyiramo ifoto yawe nyayo. Niturangiza tuhita twiyizira hano ha kabiri. Aha kabiri muri kuhafata. Hano niho ushyiramo abantu 5 bari verified muri Atos nyine. Abo bantu wowe kugira ngo babone ntago bigoye. Kugira ngo babone uranyandikira kuri iyi nimero nashyize hano muri screen kuri WhatsApp, ndabaguhereza nta kibazo. Unabonye ntinze gusubiza gato wahita unampamagaraho nta kibazo. Ariko just ntumpamagara amasaha 5 atarashira naragusubiza. Amasaha 5 nubona ashize uhita umpamagara. Hari yemba nagize akazi kenshi. Ba bantu ngi ndabana bagoye kuri WhatsApp. Wowe ikintu uri bujye ukora uragiza ukopiye email imwe, nurangiza ugende uyipestingemo, wongere ugaruke. Wa mbere dore turamukopiye. Urahita uza hahandi ahantu wandikamo account, uhita ukanda handitse ngo search murahabona. Uhite ukanda ko handitse add muri kuhabona naho. Security sako nayo yongera ingano z'umaringa ku munsi. Ubona ko bahise bampa Atos 2 ku isaha. Urahita wongera ugaruke hano hahandi wakanze add existing user, uhita wakanda. Uhita wongera usubire kuri WhatsApp gukopiya indi email ya kabiri. Email ya kabiri nayo uyikopiye,
uyikopiye ukandira search nurangiza uhita nayo yadingamo. Yego, uyadingemo. Urabona ko nayo yamaze kujyaho. Urahita wongera usubire hano kandi kuri add existing user, urahita wongera uhasubire. Noneho uhita wongera kandi urahita wongera kujya n'ahandi wandika. Uhita usubira muri WhatsApp kuzana indi email ya gatatu. Email ya gatatu uhite uyizana nayo uhita uza uyipestingemo hano. Uyipestingemo hano kandi search bahita kandi kuri add nanone. Nanone uhita wongera kuri add existing user. Add existing user, uhita usubira nanone kuzana indi mail ya kane. Uhita ujyamo wongera usubire muri WhatsApp kuzana indi email. Ubwo ni iya kane tugiye gukopiya. Kopiye uzuyipestinge hano. Kano kantu kwa copy and paste ubaye utakumva wajya wigira umuntu agahita akakwereka muri kumwe. Uhita ukanda handitse ngo search. Search uhita ukanda add. Dusigaje email imwe. Kanayo tuyadingemo vuba ubundi duhita dukomeza na KYC ya kabiri. Urahita uza uwo nayo uyipestingemo kandi search. Tegereze gatoya nayo uyadingemo. Urabona ko twamaze kugira abantu 5 buzuye, banatwongereye atosha 10 ku isaha nyine. Baduhe 2 kuri buri muntu, ubwo ni abantu 5, ubwo ni 10. Urabona ko twamaze kuba passed. Tugiye guhita tujya kuri ID verification nyuma yo gusoza KYC ya mbere. Ya mbere urabona ko twayishoje byarangiye nta kibazo. Tugiye kuri KYC ya kabiri, ariyo ID verification, kuverify umwirondoro wawe wa nyawo, irangamuntu n'ibiki. Bisaba kuba ufite imyaka 18, ufite na atose 200. Atose 200 muze kunyandikira kuri iyi WhatsApp ndazibaha. Umuntu ninsanga wanyinjiriyeho atose 200 ndaje nziguha. Yego, hari uro twemeza twose ubundi uhite ukanda start. Amazina hano urashyiramo amazina yawe bwite. Nationality itayandika kubera ko phone yawe ibifunguye location bahita babugaragaza, bahita babibona ko ari u Rwanda. Ahatari mu Rwanda wagenda ugahita usigira ugashyira mu Rwanda niba ari huba cyangwa ibyangombwa byawe bitewe n'igihugu byanditsemo. Hano rero tuzawandikamo izina ryawe rya nyaryo, ya mazina ari kwiranga muntu cyangwa kuri passport yawe cyangwa kuri visa. Yego, noneho hano kuri ID urahita uzushyiremo nimero yawe y'iranga muntu. Nimero yawe y'iranga muntu. Yego, cyangwa ya passport. Nusoza uhite uza hano hasi wandikemo amavuko yawe. Urahita uzushyiremo amavuko yawe ya nyayo ubundi ukande okay. Urabona ko yamaze kugeramo. Tugeze ku kindi gice sasa cyo gushyiramo ibintu by'amafoto. Hano kuri step 1 urafata irangamuntu yawe cyangwa passport yawe, cyane cyane ko mujye mukoresha irangamuntu. Reba hahandi imbere aba ariho ufotora, hahandi imbere haba ari amazina yawe n'ibiki byose,
n'ahantu utuye, byo aba ariho ufotora, hariya niho imbere ku irangamuntu, uhafotore uhite wapulodingamo ifoto. Step ya kabiri, urahita uza ukande kuri ako kantu k'agakamera naho nk'uko hejuru wabikoze, uhita ugenda ushyiremo ifoto, ufotore cyangwa ushyiremo ifoto wari usanganywe kuri ntuza ya kabiri, inyuma kuri ntuza kuri ID. Step ya gatatu ni ugufata ikaramu ukandika mu mukono, ano magambo ngo for use atoshi date na signature, ukabyandika ubundi warangiza ugasoza, ugahita ubifotora ugahita ubishyiramo. Step ya kane, ikintu ukora, step ya kane nicyo gikunda kugora abantu benshi, ni ukugira ute, uragenda ugafata ibya bintu wanditse ku rupapuro wasinyeho, ukabifatana n'irangamuntu yawe, ugahita wifata selfie ubifiteho. Reka nze mbashyireho agafoto k'uburyo biba bimeze. Yego, dore ni aka ngaka, mwakabonye agafoto. Noneho wowe sasa atosi 200 ninsanga wanyinjiriyeho ndaziguhereza zo gukoresha KYC ya kabiri. Noneho iyo bimaze ko bisoza bino byose, uhita ugira ute, uhita ukanda submit. Abantu mufite ikibazo cyo kwinjira muri account, cyo gufungura account nyine, link ndayishyira muri comment, abantu mushaka kwinjira murayikanda aho muhita muri video uburyo bafungura account. Yego, ikibazo cyose ugira ujye unyandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp, ubufasha bwose ndahari ku bwawe, upfa kuba warakanze subscribe, waranangiriyeho no matter.